Iki gice tugezeho ni igice cya nyuma cy'umwitangirizwa twihaye ku mateka y'u Rwanda, tukifuza guhera ku mateka ya Afurika kugira ngo twumve neza amateka y'u Rwanda nk'igihugu gito giherereye muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se muri Afurika yo hagati nk'uko bamwe babivuga. Iki gice kandi gikubiyemo inyunguramagambo tuzakenera mu bice by'amateka y'u Rwanda, tuziga kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'2000, kuko amateka abanziriza umwaka w'1993 ni ukuvuga umwaduko w'abazungu twari twayabonye mu gice kibanza. Kuvuga ku mateka y'u Rwanda kuva mu mwaka w'1893 kugeza mu mwaka w'2000 bisaba umwitangirizo uhagije mu mateka n'imico n'imitekerereze y'ubukoloni. Ubukoloni bwahinduye isura y'isi yose n'abayituye kuva bwatangira kugeza uyu munsi. Ibihugu byose by'isi usibye ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bwari buyobowe n'ingoma z'ubwami zifitanye amasano, imipaka yindi yose y'ibindi bihugu yashushanyijwe n'Abanyaburayi mu buryo butandukanye. Mbere y'ubukoloni, isi yari ituwe n'ubwoko bwinshi bw'abantu bafite imico itandukanye n'indimi zitandukanye cyane. Ubukoloni bwashushanyije isi mu isura y'abakoloni. Isi yarahindutse muri rusange, u Rwanda rwarahindutse ku buryo bw'umwihariko. Ubukoloni bwageze mu Rwanda bwa nyuma muri Afurika kubera aho u Rwanda rwari ruherereye hatagerwaga byoroshye. Ubukoloni bwazanye amagambo mashya mu ndimi z'abakoloni tugomba kubanza kumva mbere yo kumva neza ubukoloni mu Rwanda. Iyo nitegereje kandi nkasuzuma imitekerereze y'Abanyafurika, nkayigereranya n'iy'ibihugu by'Abarabu, nkayigereranya n'iy'Ubuhinde, nkayigereranya n'iy'Ubushinwa, nkayegereranya n'ibihugu byo muri Amerika byose byakolonijwe, wagira ngo Afurika niyo yakolonijwe yonyine. Impamvu ishobora gusobanura ibyo ni icyo bita syndrome de Stockholm, ariko cyane impamvu ni ukutamenya no kutumva cyangwa kwibeshya ku mitekerereze y'abakoloni b'Abanyaburayi. Ngiri rero ikosa nshaka ko twirinda mbere yo kwinjira mu mateka y'u Rwanda n'ubukoloni n'abakoloni b'Abanyaburayi. Ikibazo cya mbere umuntu yakwibaza ni ukwibaza ukuntu ubucakara n'ubukoloni byatwituye hejuru. Empire ya Turkiya gushaka inzira z'ubucuruzi zigana muri Aziya byabyaye isoko ry'ubucakara n'ubukoloni bite? Mbere y'ikinyejana cya 15, Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara n'iy'amajyepfo ntibyari bizwi na busa n'Abanyaburayi. Kuva kera na kare, ubutayu bwa Sahara bwahuzaga ibihugu bya Afurika y'Abarabu, inkengero za Mediterane, n'iby'Abanyafurika birabura, bishingiye ku bucuruzi bw'abacakara, ubucuruzi bwa zahabu, ubucuruzi bw'umunyu, ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu n'ibindi. Kuva mu kinyejana cya 10 nibwo idini rya Kisilamu ryageze muri Afurika
yo munsi ya Sahara. Idini rigendanye n'ubucuruzi n'imibereho yo kwimuka buri gihe, ibyo bita nomadisme mu gifaransa, y'abatuye Sahel, ni ukuvuga inkengero z'ubutayu zishobora guturwa bwa Sahara. Ubucuruzi bw'abacakara bwari busanzwe muri Afurika, ntibwazanywe n'Abanyaburayi bwa mbere. Kimwe no mu Rwanda, idini rya Kisilamu ryageze muri Afurika rizanywe n'abacuruzi b'Abarabu cyangwa abakoranaga nabo. Muri Afurika y'Iburasirazuba, aho uruvange rw'imico y'Abanyafurika, Abahinde n'Abarabu rwabyaye umuco wihariye wa Giswahili, idini rya Kisilamu ryatangiye kuhagera kuva rikivuka mu kinyejana cya 8. Kuva na kera na kare, Abanyaburayi bari baratangiye ubucuruzi hagati y'Uburayi bw'Iburengerazuba n'Ubushinwa mu cyiswe umuhanda wa Suwa, cyangwa se mu gifaransa la route de la soie. Kimwe n'undi muhanda wajyaga mu Buhinde kurangura indyoshyanryo mu cyiswe mu gifaransa le marché des épices. Izo nzira zombi z'ubucuruzi zanyuraga mu duce twagenzurwaga na Empire ya Turkiya, cyangwa se l'Empire Ottoman en français. Ahagana mu mwaka w'1450, Empire ya Turkiya itangira gushaka kwiharira ubwo bucuruzi. Ubwami bwa Portugal n'ubwa Espagne butangira kwiga uburyo bwaca izindi nzira butongeye kunyura muri Empire ya Turkiya, banyuze mu nyanja ya Atlantika. Abanyaportugal bahimba ubwato bwa mbere bwiswe Caravelle, bwashoboraga kwihanganira imihengeri yo mu nyanja ya Atlantika. Nguko uko Portugal yatangiye kuzenguruka Afurika iciye iburengerazuba bwayo mu mwaka w'1498. Uwitwaga Vasco da Gama yageze bwa mbere mu Buhinde azengurutse Afurika. Portugal iba ivumbuye inzira yindi y'ubucuruzi na Aziya. Bacuruzi bose, Abanyaportugal bagiye bacuruza mu nkengero zose za Afurika aho bagiye banyura, bakanahita amazina ajyanye n'ibicuruzwa bihaboneka. Côte d'Ivoire, ni ukuvuga ahaboneka amahembe y'inzovu. Côte d'Or, ni ukuvuga ahaboneka zahabu, ibi ndabivuga mu gifaransa ntabwo ari mu giportugal. Cyangwa bakahita ibimenyetso by'inzira, urugero ni ukuvuga nk'aho bise Cape Verde, ni ukuvuga Cape ubundi bisobanuye ubutaka bwa mbere bugaragara iyo umuntu ari mu nyanja. Ibi ni ibirwa bya Cape Verde. Cape de Bonne Espérance yabaye Cape Town ubu ngubu muri Afurika y'Epfo, ni ukuvuga agasongero ka Afurika mu majyepfo. Portugal iba ivumbuye inzira z'ubucuruzi zijya muri Aziya, inaboneraho kongeraho ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu, zahabu n'abacakara ivanye ku nkengero za Afurika. Ku itariki ya 12 Ukwakira mu mwaka w'1492 nibwo Umutaliyani witwa Christophe Colomb wakoreraga ubwami bwa Espagne yageze mu birwa bya Bahamas muri Amerika, agakeka ko ageze ku kirwa cy'Ubuyapani, kimwe na Vasco da Gama yashakishaga indi nzira ijya mu Bushinwa idaciye muri Empire Ottoman. Ku itariki ya 7 Kamena
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo cyenda na kane hasinywe amasezerano y'i Tordesillas hagati y'ubwami bwa Espagne n'ubwa Portugal bahagarariwe na Papa Alexandre wa gatandatu mu rwego rwo kugabana isi nshya. Ayo masezerano aca umurongo uhagaze mu nyanja ya Atlantika hakurya y'ibirwa bya Cap Vert, agaharira Amerika yose igihugu cya Espagne cyangwa se ubwami bwa Espagne, usibye Brazil yari yararangije kuvumburwa na Pedro Alvarez Cabral. Portugal ikiharira isoko rya Afurika na Aziya yari imaze kuvumbura. Revolution ya mbere mu by'inganda cyangwa se la première révolution industrielle yabereye mu Bwongereza hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo inani n'igihumbi kimwe magana inani na cumi. Ikaba yararanzwe n'ivumburwa rya gari ya moshi itwarwa n'amakara. Icyo gihe Abafaransa bari bahugiye muri revolution yabo yo mu gihumbi kimwe magana arindwi na mirongo inani n'icyenda. Haje kuba revolution ya kabiri mu by'inganda na tekiniki muri Amerika no mu Budage, ishyirwa ahagana hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani n'igihumbi kimwe magana cyenda. Icyo gihe nibwo bavunguye ibyuma l'acier mu Gifaransa, ibyo twita mu Gifaransa l'électrométallurgie, ni ukuvuga inganda mpimbabyuma, ubutabire ni ukuvuga chimie cyangwa se chemistry mu Cyongereza. Akaba ari nabwo sosiyete yitwa Bayer yavutse icyo gihe kiriho n'ubu ngubu. Muri iyi myaka havumbuwe peteroli, havumburwa amashanyarazi, hahimbwa n'uburyo bushyashya bwo kugena no gucunga akazi mu nganda aribyo bise terrorism. Revolution ya gatatu mu buryo bwo kwivugaho yazanywe n'ikoranabuhanga mu itumanaho, ibyo bise l'informatique l'internet, kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani kugeza ubu. Ishakisha ry'inzira nshya zijya muri Aziya hashakwa guhunga kunyura muri empire ya Turkiya, ryatumye Abanyaburayi bashinga amasoko ku nkengero zose za Afurika y'Iburengerazuba. Ivumburwa ry'umugabane wa Amerika ryongera bikabije ubucakara kugeza n'aho bajya kubahiga imbere muri Afurika. Revolution mu by'inganda n'ubuhinzi ituma Abanyaburayi batangira kwigarurira Afurika bahereye kuri bya byambu by'ubucuruzi, bagamije kongera imirima ihingwa, ibicuruzwa bijya i Burayi. Basanze Afurika yuzuye amabuye y'agaciro akenewe mu nganda zabo. Amata aba abyaye amavuta, ubukoloni buhabwa intebe, ibwirizabutumwa rya gikristu riboneraho. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane mirongo cyenda na kabiri, Abanyaburayi cyane Abanya-Espagne batangiye guhatirwa cyangwa gushaka imibereho myiza muri Amerika y'Amajyepfo yose. Ibindi bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuholandi nabyo bitangira kugana umugabane wa Amerika. Inzara, intambara z'amadini hagati y'Abaporoso n'Abagatulika zakuruye impunzi nyinshi muri Amerika y'Amajyaruguru. Ibi bishatse kuvuga ko Amerika yakolonijwe mbere ya Afurika. Abanyaburayi bageze muri Amerika bahasanze abamerendiye banze gukorera ku gahato,
barabatsemba, abatishwe n'imbunda bicwa n'indwara zazanywe n'abanyaburayi, abamerendi batari bamenyereye twavuga nka grippe espagnole. Kubaho ku isoko ry'ubucakara cyangwa se kubaho ku isoko ry'ubucakara bw'abirabura, umugabane mushya wo gutura no kubyaza umusaruro ubucuruzi bw'abacakara bifata intera ndengakamere. Twavuga ko hafi ya miliyoni 12 z'abirabura niwo mubare waba ugereranywa w'abacakara baba baragezejwe muri Amerika. Hakavugwa ariko ko ku mucakara umwe wageze muri Amerika umuntu yabara abantu 3 cyangwa 4 bapfiriye mu nzira y'ubucakara, haba mu mato, yaba mu ifatwa ryabo, mu ihigwa ryabo n'ibindi. Havuga kandi ko miliyoni zigera ku 8 z'abirabura abacakara baba baragurishijwe banyujijwe mu nzira twabonye zo mu butayu bwa Sahara bagana muri Afurika y'Amajyaruguru, bagana i Burayi no mu bihugu by'Abarabu nko muri Empire ya Turukiya n'ahandi. Ikindi kandi kivugwa nuko mu gihe cy'ubucakara umubare w'Abanyafurika mu batuye isi wagabanutse ukava kuri 17 ukagera kuri 70% ku mubare w'abaturage bose. Icyo nari nibagiye kuvuga ni uko hafi miliyoni 4 z'abacakara arizo zaba zaragurishijwe bicishijwe mu nyanja y'Abahinde, ni ukuvuga muri Afurika y'Iburasirazuba. Nifuje gusangira namwe aya makarita abiri aturi imbere. Ikarita iri ibumoso ni ikarita ya Afurika yanditse mu Cyongereza Britannia. Ikarita iri iburyo ikaba ikarita yo mu Kidage, murabona ko handitseho Deutsche Ostafrika, ni ukuvuga Afurika ndage y'Iburasirazuba. Icyo nshaka ko turebera hamwe ni kimwe gusa, ni uko kuri ikarita ya Afurika iri ibumoso nimuyitegereza neza ku byerekeranye mu Iburengerazuba, nta kindi murabona amagambo 3. Irya mbere ni Sudan, irya kabiri ni Guinea, irya gatatu ni icyo bise Free State of Congo, hanyuma mukazenguruka Afurika. Icya mbere ni uko Sudan na Guinea ari amagambo mu by'ukuri yenda kuvuga ikintu kimwe, nuvuga ibihugu by'abirabura. Niyo mpamvu uzabona ahantu hose abazungu bagiye bajya hagiye haba Guinée, Nouvelle Guinée, Guinée Conakry, Guinée Ceci, Guinée Cela. Ariko ikindi mushobora guhita mubona nuko ni umubare w'amazu y'ubucuruzi. Iyo mvuze amazu y'ubucuruzi mashatse kuvuga hari ibyambu by'ubucuruzi, ariko mugomba kumenya ko hari n'ubucuruzi bubera mu nyanja hagati byabanjirijwe ikolonizwa rya Afurika. Ikindi mugomba guhita mubona ni impamvu ikino gihugu cya Congo cyiswe Free State of Congo, nuvuga le pays libre du Congo. Ibi ni ubwenge bukabije umwami Leopold yakoresheje wo mu Bubiligi. Mbibutse ko abami bose b'i Burayi bari bafite ibisanira. Nuko kugira ngo Otto von Bismarck wari chancelier y'Ubudage ahamagaze inama yabereye Berlin hagati y'umwaka w'1844 n'1845 kugira ngo habeho amategeko yo kwigabanya Afurika, uyu mwami afitemo uruhare rukomeye, nubwo Ubudage bwari bumufitemo inyungu, ariko kuko yari azi ko Ububiligi nta ngufu bufite bwo kuba bwakwigarurira kimwe n'ibihugu by'ibihanganye icyo gihe, bwaba Ubwongereza, bwaba Portugal, bwaba Espagne, yewe ndetse n'Ubuholandi, nta Bubiligi nta ngufu bwari bufite bwo kuba bwakwigorera imisozi. Rero yize ubwenge bwo gukora icyo yise zone y'ubucuruzi bwa bose, nuvuga igihugu kidahejwemo umuntu n'umwe, aricyo bise Free State of Congo. Ni nayo mpamvu
Kongo Mbirigi, ari nayo Kongo yabaye Zaire, ari igihugu kinini cyane kandi ikaba ari imfunganwa imbere muri Afurika. Kubera iki imbere muri Afurika? Nk'uko twamaze kubibona, nk'uko muribone muri video iri buze gukurikiraho, ni uko umutima wa Afurika, imbere muri Afurika kimwe n'u Rwanda ntihari hazwi, nta n'uwari uzi ibiriyo. Muri icyo gihe rero mbere yo kwigabagabanya bahita bavuga bati ubwo umwami w'Ububiligi tumuhariye iki gice cyiswe Free State of Congo cyangwa se l'État libre du Congo. Urumva ko ubwenge bw'uyu mwami w'Ububiligi bwawe gusa nkaho avuga yuko atari igice cye ku giti cye, ariko ko umuntu wese urashaka kuhakora ubucuruzi azaza kuhakora ubucuruzi. Ni nayo mpamvu mubona Congo igera ku nyanja bigoranye, kuko nyuma habaye ibyo nakwita amasezerano kugira ngo Congo ibashe kugera ku nyanja. Hanyuma iyo mwitegereje iyi carte iri iburyo, iyo twita Dutch East Africa, ikintu cya mbere mubona we munyarwanda ureba iyi carte ni uburyo iciye. Urabona ko la Dutch East Africa ikurikiye inyanja n'imigezi, ikazamuka ikagenda ikagera muri Tanganyika, ikazamuka igakurika imisozi za Rusizi, ikazamuka ikiyaga cya Kivu, ikagera ku birunga, igakata ikagera kuri Victoria, igakata ikazagera kuri Kilimanjaro. Ni ibintu twakwita geometrique. Kuvuga u Rwanda, Burundi, ibyo ntabwo bigeze babyitaho. Urabona ko umuntu waciye ikarita we yarebye inkengero ashingiye ku misozi, ashingiye ku mazi, arazamuka, ko baca hagati mu Rwanda cyangwa se badaca hagati mu Rwanda, ko baca hagati y'u Rwanda n'Ubugande, ibyo ntabwo bari babyishingiye, baciye imirongo igororotse. Izi karite zombi muzitegereze, muzamishe mutwe, mu gihe tuzavuga ubukoloni muzasanga ingaruka zazo. Dutangire rero dusobanure amagambo amwe mvaburayi cyangwa se amagambo amwe dukura mu bihe by'ubukoloni, kugira ngo igihe tuba twiga amateka y'ubukoloni tuzayumvikaneho icyo asobanuye. Nidushaka no kumenya ingaruka zikomoka ku bukoloni, tuzabe twumvikana ku magambo amwe n'ibitekerezo biyakubiyemo. Mu Rwanda tuvuga ubutegetsi, ubuyobozi. Usanga benshi batanabyumvikanaho, bashaka kumvikanisha ko ubutegetsi ari ugutegeka n'ingufu, bakavuga ati turi abayobozi. Aya magambo ubutegetsi bisobanuye mu gifaransa gouverner, administrer. Ni ukuvuga umuntu ufite ubutegetsi, umuntu ufite le pouvoir. Umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bishatse kuvuga guider, ni ukuvuga umuntu werekana inzira. Ijambo ubutegetsi riva ku nshinga gutegeka, amagambo itegeko, amategeko, umutegetsi, abategetsi bikarikomokaho. Ijambo ubuyobozi riva ku nshinga kuyobora, bisobanura kwereka undi inzira. Iryo jambo rikavaho amagambo umuyobozi, abayobozi. Imikoreshereze y'amagambo abiri twe twahisemo, tuzajya dukoresha ijambo ubutegetsi igihe cyose utegeka afite ububasha bushingiye ku ngufu z'itegeko cyangwa izindi ngufu. Tuzakoresha umuyobozi mu miyoborere y'amashyirahamwe abantu bishyiriraho kandi bakayinjiramo cyangwa bakanayasohokamo uko bashatse, nta kibazo bagize. Urugero ni amadini nko mu Rwanda. Iforomo, iryo ni ijambo rikoreshwa cyane mu Rwanda, riva ku gifaransa forme cyangwa se moule, bisobanuye imiterere y'inyuma igaragarira amaso. Ni ukuvuga mugerwa itanga isura. Iforomo y'amatafari ni urugero. Iri jambo rikoreshwa cyane mu Rwanda ni leta, bituruka ku ijambo ry'igifaransa l'État.
mu kinyarwanda cya buri munsi bivuga ku butegetsi bwose bw'igihugu. Umukozi wa leta, iyo tuvuze leta y'u Rwanda tuba dushatse kuvuga igihugu cy'u Rwanda. Ijambo ubukoloni rishatse kuvuga colonialisme. Colonialisme mu gifaransa ni amahame yose cyangwa imitekerereze yose iha impamvu cyangwa ihesha agaciro igihugu iki n'iki, gufata no kuyobora no gucunga ikindi gihugu cyangwa se akarere k'ikindi gihugu. Independence cyangwa se independence mu gifaransa twita ubwigenge. Iri jambo rikoreshwa iyo koloni, ni ukuvuga ka karere cyangwa cya gihugu cyakolonijwe, kandi icyo gihugu ni ukuvuga independence bivuga iyo koloni cyangwa cya gice cy'igihugu cyakolonijwe kigenze kakiyonkora kuri cya gihugu cyagakolonije, kandi ubwo bwigenge bw'icyo gihugu cyangwa se bw'ako gace bukemerwa n'amategeko mpuzamahanga. Empire cyangwa se empire ni ijambo risobanura ishyirahamwe ry'ibihugu n'uturere, ni ukuvuga amakoloni menshi n'igihugu cyabikolonije. Igihe twavuga empire y'Ubufaransa, empire y'Ubuyapani igihe bwakolonizaga ibihugu bikikije birimo za Korea n'Ubushinwa, empire y'Ubwongereza n'ibihugu bwakolonije n'ibindi. Referendum cyangwa se referendum ni itora rusange risaba abantu, urugero twavuga abanyarwanda bose bemerewe gutora, kwemeza cyangwa kwanga, kwemeza cyangwa guhakana itegeko runaka. Ijambo protectora, iri jambo tuzaryumva mu mateka y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, cyane cyane aho Abadage baje bagasinyisha umwami Musinga aya masezerano ya protectora. Mu by'ukuri bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ari amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi agamije kurengerwa no kurindwa n'ikindi gihugu gikomeye. Iyo bitaza kuba ari mu gihe cy'ubukoloni, ubundi u Rwanda nirwo rwari kujya kwisabira protectora, ariko muri ubu buryo igihugu gikomeye nicyo kiza kigasinyisha impapuro, umuntu utazi no gusoma no kwandika ngo tuzakurinda. Ariko bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko icy'Abadage cyangwa se ibindi bihugu byabaga bigamije ntabwo byari inyungu z'abari basanzwe batuye mu gihugu, urugero ni Abanyarwanda. Ahubwo ibyo barebaga byari kuvuga ngo babone impapuro bazereka abo bahanganye mu guharanira ibihugu byo gukoloniza ko bo barangije kuhagera kandi basinye n'impapuro ko nta rubanza ruhari. Irindi jambo ni imitegekere yo mu gihe cy'ubukoloni. Habayeho ubwoko bwinshi bw'imitegekere yo mu gihe cy'ubukoloni bitewe n'igihugu n'imico y'ibihugu byakolonizaga. Urugero Abongereza bakoreshaga ibyo bitaga indirect rule, ni ukuvuga ko ubwami bw'Ubwongereza cyangwa se ubutegetsi bw'Ubwongereza muri rusange butajyanaga abakozi babwo kujya gutegeka buri gahugu, bifashishaga ababaga barageze, abacuruzi, abanyamadini n'abandi babaga barageze muri ibyo bihugu, bakaba aribo bategekera ubwami bw'Ubwongereza ibyo bihugu. Ibyo nibyo bitaga indirect rule. Hakaba rero n'ibyo bitaga colonisation direct, ni ukuvuga ngo icyo gihe igihugu gikoloniza kizana abakozi bacyo, kikaza kigacamo imirwa igihugu, cyarangiza kikagiteka kigashyiraho n'abayobozi. Haje rero n'ibyitwaga assimilation. Assimilation ni ukuvuga ngo noneho igihugu gikoloniza cyabaga kigamije guhindura abakolonijwe nk'Abafaransa,
haba portugese cyangwa se n'abandi bantu. Ibyo nibyo byitwa assimilation. Ibihugu by'indagizo z'umuryango mpuzamahanga, ibyo u Rwanda rwarabibaye inshuro nyinshi, kuko nyuma tuzayibona mu mateka yimbitse y'u Rwanda, ni uko nyuma y'intambara ya mbere y'isi Ubudage bumaze gutsindwa, u Rwanda n'u Burundi byaragijwe Ububiligi, kuko Ububiligi aribwo bwari bwafashe u Rwanda n'u Burundi mu gihe Tanganyika yari yafashwe n'Abongereza. Ibihugu by'indagizo rero ni ukuvuga ngo umuryango mpuzamahanga, waba la Société des Nations, la SDN, cyangwa se l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, byasabaga igihugu nk'Ububiligi kuba bwayobora bukazaherekeza icyo gihugu kugeza kuri independence, ariko bihawe uburenganzira n'umuryango w'abibumbye. Ikindi twagombye kuvuga ni amategeko mpuzamahanga. Impamvu dushaka kuvuga amategeko mpuzamahanga ni uko abantu bitiranya ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo akenshi nk'iyavuze ngo igihugu kiramutse kigenze ntihagire umuryango mpuzamahanga ukemera, ntabwo ubwigenge buba bwemewe. Niyo mpamvu ni iki amategeko mpuzamahanga? Amategeko mpuzamahanga cyangwa se ibyo bita mu gifaransa droit international cyangwa se international law, ni amategeko mpuzamahanga agizwe akenshi n'amasezerano mpuzamahanga mu rwego rwa politiki, uburyo ibihugu byemerwa, uburyo ibihugu byemera imipaka, ububanyi hagati y'ibihugu, ubucuruzi mpuzamahanga, amategeko y'umuryango mpuzamahanga. Ibyo rero nacyo ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo mu gihe tuzaba twiga amateka y'u Rwanda, kumenya icyo amategeko mpuzamahanga yemeje, wabyemera utabyemera, aba kiba cyaremejwe kigira amategeko mpuzamahanga. Civilisation. Ijambo civilisation bituruka ku nshinga mu gifaransa bita civiliser, ari naho hava ijambo civil. Ni ikwirakwiza mico yitwa myiza gusumba iyo isimbuzwa mu myemerere, ibyo twita mu gifaransa religion, imitekerereze, ubugeni, ubukorikori, ubukungu n'ibindi. Aha twatanga ingero mu rurimi rw'igifaransa: civilisation chrétienne, civilisation musulmane, civilisation chinoise, japonaise, inca, aztèque, grecque, romaine n'ibindi. Ubucakara cyangwa se esclavagisme ni imitekerereze n'amahame asobanura impamvu kugira undi umucakara, hano mu rugero tanga n'abirabura, atari icyaha, haba imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'amategeko y'umuco, iyo hatavuzwe ko ari byiza ku wagizwe imbata. Ubucuruzi bw'abacakara b'abirabura, la traite négrière, ni ubucuruzi bw'imbata z'abirabura bagurwaga, bakagurwa imyenda, amasaro, inzoga, imbunda n'ibindi, ku mipaka y'Iburengerazuba bwa Afurika cyangwa se Iburasirazuba cyangwa se banyujwe muri Sahara, ahagana cyane cyane mu kinyejana cya 14, ahagana Iburengerazuba muri Afurika. Ubucuruzi bw'abacakara bwo mu butayu bwa Sahara hagati y'Abarabu, Ababerberi n'Abanyafurika y'Iburengerazuba ndetse n'Iburasirazuba. Umuco wo kugira undi uwutsinze mu ntambara cyangwa urusha ingufu umucakara ni karande mu bantu, n'ibya kera cyane. Ubucuruzi bwa mpande eshatu cyangwa se mu gifaransa le commerce triangulaire, bivugwa mu gihe cy'ubucuruzi bw'abacakara b'Abanyafurika n'abavuye i Burayi barangajwe imbere na Portugal, bavanaga ibicuruzwa i Burayi ku ruhande rumwe, bakabigurana abacakara muri Afurika y'Iburengerazuba, bakajyana abacakara ku mugabane wa Amerika y'Epfo, yo hagati n'iy'Amajyaruguru ku ruhande rwa kabiri, bakabagurana abo bacakara nyine bagejeje muri Amerika isukari, ipamba, icyayi, ikawa. Ku ruhande rwa kabiri nyine noneho bakabajyana
i Burayi arirwo ruhande rwa gatatu, bakajyana ayo masukari, icyo cyayi, ayo mapamba, ayo makawa, bakaza kubigurisha ku masoko y'i Burayi, bikaba uruhande rwa gatatu rwa mpande eshatu ishushanyije mu nyanja ya Atlantika. Reba igishushanyo gikurikira. Kuri iyi karite naguhitiyemo nagira ngo nkwereke ibyo bita mpande eshatu y'ubucuruzi bushingiye ku bucakara, le commerce triangulaire, uturutse kuri rimwe ukaza kuri kabiri ukagera kuri gatatu ugasubira kuri rimwe. Ariko nagira ngo dusobanure ibyanditse kuri iyi karita. Hejuru handitse ngo au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les grands pays d'Europe occidentale traitent les Noirs d'Afrique comme de la marchandise. Ils envoient des bateaux les chercher dans leur pays d'origine, puis les transportent jusqu'aux Antilles. Là, ils les vendent ou les échangent contre des produits de luxe de l'époque qu'ils rapportent ensuite en Europe. Ce commerce, en 3 étapes, Afrique, Antilles, Europe, a été appelé le commerce triangulaire. Bishatse kuvuga ibyo umaze kubisobanura no kuvuga ngo mu kinyejana cya 11 n'icya 18 ibihugu bikomeye by'Uburayi bw'iburengerazuba byahisemo gufata abirabura nk'igicuruzwa gisanzwe, hanyuma hakaba abanyaburayi bavuye mu bihugu by'Uburayi bakaza muri Afurika bazanye bimwe ngeze kuvuga kare turutse kubona mu kanya, hanyuma bakajya muri Amerika, bava muri Amerika bagasubira. Ibyo nibyo byiswe iyo mpande eshatu y'ubwo bucuruzi bushingiye ku bucakara. Iyo turebye hirya rero iburyo turabona ko handitse ko bavanayo ikiburayi, ni ukuvuga ngo baravuga ngo des bateaux portugais, espagnols, hollandais, anglais, français ou danois quittent l'Europe en direction de l'Afrique centrale. Ils emportent avec eux des armes, des étoffes, de l'alcool et des pacotilles. Bishatse kuvuga mu kinyarwanda ko amato y'abanyaportugal, amato y'abanyespanyol, amato y'abahorande, amato y'abongereza, amato y'abafaransa n'abantu baturuka muri Denmark yavaga iwabo yikoreye imbunda, yikoreye imyenda, yikoreye inzoga n'ibintu bidafite agaciro, ni ukuvuga nk'amasaro, bakabizana muri Afurika. Bagera muri Afurika rero bikagenda gute? Une fois arrivés en Afrique, les Européens achètent des Noirs appelés les nègres ou les échangent contre les marchandises qu'ils ont apportées. Parfois, ils ne les achètent pas, mais vont directement les capturer dans leur village en pleine nuit. Ils les enchaînent et les font monter sur les bateaux en direction des Antilles. Bishatse kuvuga ngo iyo abo banyaburayi bageraga muri Afurika y'iburengerazuba cyangwa se hagati, baguraga abo bacakara n'abanyafurika babagurisha, cyane cyane ingoma z'ubwami zaga zera muri Afurika cyangwa se n'andi mabandi, cyangwa se bakabagurana bya bindi twavuze babaga bavanye imbunda, inzoga n'ibindi. Ariko habaga n'igihe bagendaga mu ijoro bakitwikira ijoro bakajya gufata abantu ku ngufu mu midugudu yabo, bakababoha bakabashyira mu mato bakabajyana kubagurisha muri Amerika. Hanyuma rero wareba ibumoso bw'iyi karita haranditse ngo dès leur arrivée aux Antilles, les Noirs sont vendus à des riches hommes blancs. Ceux-ci en font des esclaves, souvent maltraités. Les Noirs travaillent très dur dans des champs de coton, de café, de tabac ou de canne à sucre. Les Européens achètent tous ces produits et retournent les vendre dans leur pays. À cette époque, le sucre, le tabac, le coton et le café se vendaient très cher en Europe car ils étaient rares. Les propriétaires des bateaux qui organisaient ce commerce triangulaire gagnaient beaucoup d'argent. Bishatse kuvuga ngo iki?
iyo babaga bakigera ku mugabane wa Amerika, ya mato yagurishaga ba bacakara baguzwe cyangwa se baguranwe cyangwa se bafashwe ku ngufu, bakabagurana ibintu byabaga byejejwe ku mugabane w'Uburayi, ni ukuvuga nk'amasukari, ni ukuvuga amapamba, itabi, ibyo kubera iki cyangwa se ikawa, ibyo kubera iki? Kubera ko ibyo bintu byabaga ari ibintu ni ibicuruzwa bitabonekaga ku mugabane w'Uburayi, cyangwa se bakagurisha abo bacakara hanyuma nabwo bakajya kubyigurira. Ngibyo rero ikiswe ubucuruzi bwa mpande eshatu. Iyi karita nayo ni igishushanyo cyerekana ubucuruzi bw'abacakara b'Abanyafurika b'abirabura gusa, baturuka muri Afurika bajya impande zose. Nk'uko ubireba kuri iyi karita, hari ubucuruzi bw'abacakara b'Abanyafurika bugana muri Amerika buturutse i Burayi, hakaba ubucuruzi bw'abacakara bubera muri Afurika y'Iburasirazuba bugana mu bihugu by'Abarabu, hanyuma hakaba n'ubucuruzi bw'abacakara buva muri Amerika y'Iburengerazuba ndetse n'iyo hagati buca muri Sahara bukagenda, bumwe bukajya mu Misiri, ubundi bukajya mu bihugu bya Afurika y'Amajyaruguru ndetse n'i Burayi. Hanyuma twongera gusobanura icyo ari cyo ubucuruzi bwa mpande eshatu. Bumwe mu bwoko bw'ubutegetsi n'imiyoborere. Nifuje kuvuga kuri bumwe buke cyane mu bwoko bw'ubutegetsi n'imiyoborere, kubera ko tuzagenda tubigarukaho. Nkaba nifuza yuko iyo tuzaba tuvuga ubwami, tuvuga repubulika, tuvuga demokarasi, politiki n'ibindi, buri wese azaba yumva icyo dushaka kuvuga. Ubwami cyangwa se monarchie mu gifaransa ni ubwoko bw'ubutegetsi bushingiye ku muntu umwe, akabutangira akenshi igihe ashakiye cyangwa se akabupfiraho. Habaho akenshi ubwami bwo mu muryango umwe, aho umwana asimbura ababyeyi. Hariho ariko n'abami bamwe babitorerwa nko mu bihugu bimwe by'Abarabu biriya bito cyane. Iyo tuvuga repubulika tuba dushaka kuvuga ubwoko bw'ubutegetsi aho umutegetsi mukuru w'igihugu yitwa perezida, kandi akaba atihariye ubutegetsi wenyine, kandi ubutegetsi ntibube umurage. Iyo tuvuga demokarasi bisobanura cyangwa se bisobanuye ubutegetsi bw'abatuye igihugu, bishatse kuvuga ko abaturage ari bo bishyiriraho abategeka igihugu cyabo hakoreshejwe uburyo bwinshi bunyuranye: amatora y'ubwoko bwose no mu nzego zinyuranye, ubwisanzure mu mibereho yose ya buri munsi. Igipimo cya demokarasi kigaragarira ku rugero rw'amategeko ashyirwaho ku bushake bwite bw'abaturage, ukayagereranya n'ashyirwaho ku bushake bw'ubutegetsi. Demokarasi kandi ipimirwa ku rugero rw'ubwisanzure ayo mategeko aba aha abatuye icyo gihugu. Politiki ni uburyo n'imitekerereze n'imitegekere y'ubutegetsi mu nzego zitandukanye. Niho havugwa politiki y'ubukungu, ni ukuvuga abayobora igihugu, ubukungu bw'icyo gihugu babuganisha he, babutekereza bate, babupanga bate. Politiki y'ubuhinzi, politiki y'ubworozi, politiki y'ububanyi n'amahanga, politiki y'ubuzima, politiki y'uburezi, politiki y'imibereho myiza y'abaturage n'ibindi. Mu kurangiza isomo ry'uyu munsi tugiye kureba amahame y'ibitekerezo by'ubutegetsi hibanzwe kuri politiki z'ubukungu. Ihame rya mbere cyangwa se imitekerereze ya mbere niyo bita
politiki ya gikapitaliste cyangwa se le capitalisme. Ni politiki y'ubukungu ishyira imbere gushaka inyungu bwite hashingiwe ku muntu ku giti cye, ku mutungo bwite, ibyo twita mu gifaransa la propriété privée. Leta ikaberaho guha rugari abikorera ku giti cyabo ngo bongere inyungu zabo, bongere umusaruro bavana mu bikorwa byabo. Liberalisme ni ubwoko bwa gikapitalisme buharanira gushyiraho ubucuruzi mpuzamahanga cyangwa bw'imbere mu gihugu bushingiye ku masoko n'imipaka bifunguye, nta kurengerwa n'imisoro cyangwa amahoro cyangwa ubundi bwoko bw'amategeko agenga ubucuruzi bw'imbere mu gihugu cyangwa se mpuzamahanga. Ubutegetsi bwa gikomunisiti, le communisme, ni ubwoko cyangwa se imitekerereze bw'ubutegetsi bushingiye ku ivangamutungo, le collectivisme, ricungwa na leta. Nta muntu ugira umutungo we bwite mu gihugu kigendera ku bitekerezo bya gikomunisiti. Le socialisme cyangwa se ubutegetsi bwa gisosiyalisite ni imitekerereze n'uburyo bw'imitegekere ya politiki mu by'ubukungu ishyira imbere inyungu rusange aho gushyira imbere inyungu z'umuntu ku giti cye. Karl Marx, umwe mu batekereje ubutegetsi bwa gikomunisite, yavugaga ko ubutegetsi bwa gisosiyalisite ari intambwe iri hagati iva ku butegetsi bwa gikapitalisite igana ku butegetsi bwa gikomunisite. Iyo tuvuze intambara y'ubutita, la guerre froide, ni ukuvuga ni intambara yabaye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rumwe, nuvuga ariyo ishyira imbere ubutegetsi bwa politiki ya gikapitalisite, na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete twita Uburusiya, ni ukuvuga yari irangaje mbere y'uko isenyuka politiki y'ubukungu ishingiye ku politiki ya gikomunisite. Ibyo bihugu byombi, iyo ntambara yari igamije iki? Ni ukuvuga ngo ari Amerika ari n'Uburusiya, buri wese yaharaniraga ko ibihugu byinjira cyangwa se bigira politiki isa n'iyabyo. Amerika iharanira ko ibihugu byose by'isi bigira politiki ya gikapitalisite, Uburusiya buharanira ko isi yose igira politiki imwe, politiki ya gikomunisite. Amerika rero n'Uburusiya birwaniramo, ni ukuvuga bikarwana muri buri gihugu bihuriyemo, buri wese afasha umwe mu barwana. Nyuma y'ubwigenge ibihugu byinshi byahisemo kutagira aho bibogamira. Njye nkaba nibaza niba bishoboka kutagira aho ubogamira muri politiki y'ubukungu no mu gushaka inshuti mu mahanga, politiki y'ububanyi n'amahanga. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko iyi ntambara hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya, ni ukuvuga intambara y'ubutita, la guerre froide, niyo ntandaro ifatika y'ubwigenge n'akaduruvayo kabukurikiye muri Afurika nyuma y'ibihe by'ubwigenge muri Afurika.